ba Rwanda Canada News, namwe abanyarwandakazi mutwumva, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye gusoreza hano muri Avega. Ubu turi kumwe n'umuyobozi wa Avega, sindi umuvugi arabibwira. Hanyuma nk'uko mubizi twatangiye urugendo rwo gusura Avega n'ibikorwa byayo, haba mu mpinga nzima, haba mu midugudu yubakiwe abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni urugendo tumazemo hafi amezi 2 n'igice, tukaba turushoje uyu munsi rero. Ejo nari nababwiye ko twarushoje nabwo, ariko nuko twari twarushoreje mu bakora iyo mirimo, ariko noneho turi kumwe na directrice waho, nkabagira ngo dutangire musaba ko yabibwira, noneho dukomeze. Madame Valerie, muraho neza? Aho cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, tumeze neza. Naye ndimo kuvuga ko maze iminsi mu rugendo nsura ibikorwa byanyu muri Avega no mu aho biri hose, haba mu mpinga nzima, haba mu buvuzi, uko muvura abantu babasanga, haba mu midugudu yubatswe kuva kera, hose narahanyuze. Ariko ntimugire ngo nabavogereye urugo, nari nabasabye uburenganzira. None nkabagira ngo dutangire wibwira abantu bamenye ibyo ari byo, mu magambo avunaguye babwire muri make ibyo mukora. Urakoze cyane, kandi ntugire impungenge, dukunda abashyitsi, dukunda abatugana, warakoze kudusura. Nitwa Mukabayire Valerie, nkaba ndi umuyobozi wa Avega Agahozo ku rwego rw'igihugu. Avega rero ni umuryango w'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, akaba ari nabo banawushinze. Ukaba waravutse amezi 6 gusa arangiye nyuma ya Jenoside ihagaritswe, bitewe nuko abapfakazi bamaze kwisanga babaye abapfakazi bafite n'ibibazo byinshi cyane byari bimaze kugariza igihugu cyasenyutse, bapfushije abantu, bapfushije abagabo, imitungo yabo yose yashize, bisanze heru rero bisanga batazi icyo bagomba gukora, bari mu gahinda gakomeye, bari bihebye, batanabona n'icyerekezo kizakurikiraho. Bityo bamwe mu bapfakazi bari i Kigali, uko umwe ajya ashobora gusohoka mu nzu n'undi, abantu batangiye kugenda basohoka bahura, bagahura bakavugana, bakabona umwe ati warapfakaye nanjye narapfakaye, n'undi bagenda begerana bashakisha amakuru y'abandi. Bwa minsi ya mbere bagahura bakarira, bakiheba, mbese bakumva isi yabaguyeho. Ariko muri uko guhura baza gutekereza batari ko se tuzarira, tuzakomeza twihebe, bizagenda buti? Niho haje bati twakwiyegeranyije tugashaka imbaraga dushyize hamwe, tukiga ukuntu twazava muri ibi bintu, ukuntu twaziyubaka, ukuntu twazashobora kurera aba bana, kuba basigaranye birumvikana kuko hariho n'abari bari babaye inshike. Batangira gutekereza bati twabigenza duti? Niko rero bavuye igitekerezo cyo kujya bahura, ubanza gutangira gukora ihuriro ridafite amategeko yo guhura gusa, bakaganira, bakungurana ibitekerezo. Buhoro buhoro haza kuvamo noneho n'umuryango utari uwa leta, nyine mbere byitwaga imiryango, amashyirahamwe, ariko ubu ngubu ni imiryango itari iya leta, ikorera, ifite ihabwa n'ibyangombwa igakora. Nuko rero Avega yaje kuvuka igamije cyane cyane kugira ngo abantu bapfakazi bishyire hamwe, bahuze imbaraga, bashobore gutangira urugendo rwo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za Jenoside. Uko bavukiye i Kigali, uko umuryango wavukiye i Kigali, abo b'i Kigali baravuze bati reka tujye no mu zindi ntara, buriya hose hari abapfakazi birumvikana. Bagenda bajya mu zindi ntara rero, bagenda bashaka abandi bapfakazi bahari, nabo bakangurira kwiyegeranya, bakashyira hamwe, bakajya batekerereza hamwe, bagashaka uburyo bakwiyubaka, ukuntu batangirana urugendo rwo guhangana n'ingaruka za Jenoside zari zibugarije kandi zitari zoroshye. Bityo umuryango uravuka, uhita ukwira no mu gihugu hose, uhita ushyiraho n'inzego, utangira gukora. Nuko nguko umuryango wavutse. Ubwo hari mu mwaka wavuze ngo amazi 6 nyuma ya Jenoside, muri 1995 mu kwezi kwa mbere. Urumva Jenoside yarangiye mu kwezi kwa 7, hanyuma mu kwezi kwa mbere k'umwaka ukurikiyeho umuryango uravuka.
muri uko kuvuga ko umuryango wabishyize hamwe ni ukuvuga ko begeranyije ingufu n'udufaranga n'iki nta yindi nkunga iturutse hirya. Udufaranga nta twari duhari, nta twari duhari icyo gihe, ni ingufu, ni ibitekerezo begeranyije ngo bishyize hamwe Imana irabasanga, niko bajya bavuga. Niko byagenze. Kandi urumva mu minsi ya mbere habaye imirimo ikomeye, uvuga ko abapfakazi ba mbere bagize icyo gitekerezo bakaniyegerana, barakoze cyane, bakorera ku busa, nta kintu gihari. Ariko icyari gihari icyo gihe ni ubuvugizi. Buriya iyo umuntu agaragaje ibibazo bye haba hakenewe n'ubuvugizi n'ubivuga. Naho ubundi icyo gihe umuntu wese yari yiteguye gufasha. Icyo gihe igihugu cyose cyariho kiri mu gihe cyo gufasha, cyo gufashanya. Ariko ubwo kugira ngo unafashwe nuko unagaragaza ibibazo aho biri. Ubwo rero umuryango nyine umaze kuvuka, urumva nta kintu bari bafite abapfakazi, ari ubwabo ari naho bakorera. Ndibuka ko icyo gihe twagendaga tukicara nk'ahantu hari utwatsi heza munsi y'igiti kuri Sainte Famille, ni naho umuryango wavukiye, kuri Sainte Famille. N'ubu haracyari igiti kirahari cy'umunyinya. Twaragendaga rero tukakicara munsi, ahabaga hari agacucu hose mwashoboraga kwicara. Twaricaraga tukahana ibitekerezo. Kandi icyo gihe igihugu cyose cyari gisenyutse, n'ubwo ngo icyo gihe nta masare yari ahari, nta mashuri yose, byose byari bisenyutse. Ariko aho wabonaga agacucu hose waricaraga. Icyari ngombwa nuko abantu gusa bicarana kandi bakahana ibitekerezo. Niko igihugu cyose cyari kimeze. Ariko ngira ngo muri ubwo buryo, muri uko gukora gutyo havuyemo hagiye havamo n'ibintu bikomeye. Kuko igikuru nuko abantu baba bari batangiye kugira amahoro, bakicara bakavuga bati hakorwa iki. Icyo gihe rero kubera ibibazo byari byugarije abapfakazi, hashoboye kujyaho gahunda, hatangiye hajyaho gahunda zituma bazakoreramo aho bazatangirira, aho ibikorwa bigomba gutangirira. Hagiye kubera ko abapfakazi bari bafite ikintu cya mbere cyari kibugarije n'ubuzima. Ubuzima bari bafite ubuzima butameze neza. Ubuzima nshaka kuvuga ni ubuzima bw'umubiri, uburwayi cyangwa se atari imibereho, sante mu byerekeranye n'ubuzima bw'impagarike ubugingo. Hari rero ibibazo by'ubuzima, abantu bari barafashwe ku ngufu, abapfakazi benshi barafashwe ku ngufu, baratewe indwara zikomeye, harimo na sida yaje kugaragara. Urumva mbere bwo abantu bataratuza ngo barebe n'ibyo barwaye yari itaragaragara. Hari ibikomere ku mubiri, kuvuga ngo hagombaga kujyaho gahunda yerekeranye no kuvura abantu ku mutima, ihungabana, no kuvura abantu ku mubiri, ibikomere n'ibindi. Icyo cyashyizwe muri gahunda y'ibyihutirwa. Ikindi cyihutirwaga ni imibereho. Imibereho, nta muntu wagiraga inzu, nta muntu wagiraga akenda ko kwambara. Icyakora cy'imyenda yo twagiye tuyibona, twagendaga tuyitoragura aho yagiye ijyanyagiye. Ariko ikindi kintu, igikoresho cyo mu rugo, udafite ahantu uba, nta kintu na kimwe ufite, icyo gikorwa rero cyo kugira ngo abantu basubirane imibereho nacyo cyarihutirwaga. Ikindi cyihutirwaga ni ubutabera. Abanyamuryango bapfakazi ba Jenoside bari bakeneye ubutabera. Ikindi ni ubwo buvugizi rero, niho naho havuyemo n'imbaraga n'ubushobozi. Ubuvugizi, guhana amakuru, nabyo byari bihari. Ubwo rero warumbajije uti se amafaranga yavaga he yo gukora ibyo byose? Urumva abo bantu bake, itsinda ry'abantu babitekereje hamwe, baje kugira ubwo buvugizi nk'abantu umuntu yakwita abapiyoniye batumye bifata ingufu n'ibandi. Icyo gihe uravuga mu kuvuka k'umuryango cyangwa umuryango no kubona udufaranga two gutangiriraho? Urumva haba igitekerezo, abantu bakiyegeranya bagakora noneho itsinda. Icyo gihe ntabwo biba bikiri igitekerezo, iyo umuryango uvutse ntabwo biba bikiri igitekerezo cy'umuntu umwe, biba byaba igitekerezo cy'umuryango. Ariko hari abambere bagize igitekerezo no kwitanga kugira ngo bakore, batangire bya bindi byose, bashyireho na gahunda, bavuga bati bizakora bitya, twakura hehe umukozi, twakorera hehe. Nakubwiye ko ari abapfakazi bamwe b'i Kigali, harimo 50 basinye ku mategeko, ariko hari n'abandi benshi bari bahari bari kumwe, kuko i Kigali niho bashoboraga guhura byoroshye. Buriya ni Kigali baba begeranye, kandi urumva niho hariho na yenda n'abajijutse kurushaho. Nibo rero batangiye ibyo byose, begeranye ibishoboka kugira ngo noneho imikorere itangire. Aribwo rero hajyagaho izo gahunda nakubwiye zijyanye n'ibibazo byari bihari, noneho biratangira rero bijya mu bikorwa. Ariko muri za gahunda nakubwiye, yandi y'ubuvugizi niyo yakoze cyane. Icyo gihe bwa mbere ntabwo hari abakozi,
babandi nibo bicaraga n'ubundi bakabikora n'abanyamuryango kandi bagahinduka n'abakozi b'umuryango. Ariko buhoro buhoro aho ubuvugizi bukoreye hakagira icyo gihe hari mu gihugu hari imiryango ibyo twita ONG ubu ngubu nyinshi, jenoside ikirangira baraje benshi bakagenda bafasha nyine abaturage, bafasha bagenda badufasha, ariko leta y'u Rwanda yari ihari cyane, ihita nayo ntiyari nkeka ko yari taragira ubushobozi bwinshi, ariko yahise urumva mu cyihutirwaga no gufasha abantu bamerewe nabi, igafasha abacitse ku icumu. Urumva hari ibice byinshi byo mu gihugu, abacitse ku icumu, abatahutse icyo gihe impunzi zaratahukaga, byose byari icyarimwe. Ndetse n'umwaka umwe nyuma muri 1996 n'aba bandi bari barajyanye bari baravuye mu gihugu kubera ifatwa bari barajyanye n'intera hamwe nabo bahise bagaruka. Abo bose bahise rero igihugu kibitaho. Hariho minisiteri icyo gihe ndabyibuka y'imibereho myiza y'abaturage yitwaga Minitraso, niyo yari ikoraga ibyo byose, yaradufashaga. Minisiteri y'umuryango ikadufasha, n'indi miryango nyine itegamiye kuri leta nyine za ONG badufasha kugenda tugashaka nk'ahantu dukodesha akazu, tugatangira gushyiramo urupapuro, gutangira kwegeranya, gukorera mu buryo noneho busobanutse, bufite aho bushakirwa, bufite n'ababikora. Buhoro buhoro nuko nguko byagiye bizamuka. Ariko cyane cyane nuko kugira ngo tuzamuke bikundi, nubwo ubuvugizi nuko leta y'u Rwanda yadufashije, niyo miryango yindi yari ihari. Leta y'u Rwanda yadufashije cyane cyane binyuze muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage, minisiteri y'umuryango. Hanyuma nyuma rero y'imyaka nk'itatu umuryango uvutse, noneho twasaga n'abayiruhukije kuko haje farije. Noneho leta yashyizeho farije iza kutwunganira mu bintu byinshi. Yamazu twatangiye kubaka iraza iradufasha kuyubaka andi. Babana twari dutangiye gushyira mu mashuri, amashuri yaratangiriye bitugoye, tugenda dukomanga hirya no hino, iraza irabafata bose bashyira mu ishuri. Babarwayi twari twatangiye kuvura, kugerageza gushakira imiti n'ibindi, iraza nayo ishyiraho gahunda y'ubuvuzi inakomeye. Nuko buhoro buhoro turatangira, ariko natwe turakomeza kuko farije yo yabaga ireba igihugu cyose, abacitse ku icumu muri rusange, ariko natwe tukagira ko tugomba kwita ku bapfakazi ba jenoside noneho by'umwihariko. Acronime AVEGA bisobanura bivuga iki? AVEGA ni amagambo ahinnye y'Igifaransa avuga ngo Association de Veuves de Génocide. Agahozo rero ubwo noneho niryo zina nyakuri. Irindi AVEGA yo none ni impine y'ayo magambo. Agahozo twarishyizeho ko twumvaga umuryango uje guhoza abantu ngo bafashe mu bibazo bari bafite. So ugereranyije rero n'icyo gihe mutangira mwiyegeranya mufite n'ubuvugizi, ntabwo nakwirirwa nkubaza ngo ibibazo byarenze zitane birumvikana. Uhereye ku icyo gihe ukareba imyaka mwagiye mucamo ukagize uyu munsi, wakarifite progress mwakoze, donc intambwe mwateye, ubaye nkuyishyira mu mibare yaba ingana iki ugereranyije nko ku ijana ingana iki? Ni nyinshi, ni imibare myinshi, ugiye mbona ari byinshi kuko ibyo twagezeho turabyishimiye. Ndetse byarengana 80%, kuko buriya intego twari dufite, buriya nta nubwo wajya mu mibare ngo ubwe ngo buri kintu n'imibare ngahe, ureba n'intego muri rusange n'ibiyo ntego kuko yaragezweho. Icyo twari tugamije ni iki? Twari tugamije kugira ngo umupfakazi wa jenoside wari wihebye, mbese ku buryo budasubirwaho, butanasobanura, burengeje kamere, uko igihugu gitangiye kwiyubaka, uko atangiye ubuzima nabwo ko ari bushya yaratangiye, atigeze anabamo, atazaheranwa nabwo, atazaheranwa n'icyo kintu cyo kwiheba, akavuga ati ntacyo nkimaze, nta nicyo nkivuze, nta nicyo ngiye gukora, n'abanjye barashize, n'ibyanjye byarashize, mbese amanika amaboko, avuga ati ntacyo nakora. Noneho bamwe na bamwe babe bana kwiyahura, abandi babe banata n'umutwe, abandi babe bana, twagira ngo umupfakazi ave hasi, abanze yishyiremo ko azabishobora, agiye gufata ingamba, afata ingamba zo kuvuga ngo ibi bintu bibaye, ngomba guhangana n'ibibazo kandi ngiraho ngera. Aba bana kuba basigaranye mbarere, urugo rwanjye rushya ngiye gukora jyenyine ndwubake, mfatanya n'abandi kubaka iki gihugu, mbese ngera ahantu, mva hano undi ngere ntere intambwe igaragara, ngera ahantu.
kubumvisha icyo kintu nicyo cyari kigoye kurusha n'ibindi. Nicyo cya mbere twanakoze kubaganiriza, kubumvisha, kandi n'igihugu cyaratuganirizaga babwira abantu bose bati mufate imbaraga, muhumure, ibyabasenyaga byose, ibyabasubizaga inyuma byose birarangiye. Ubu hasigaye noneho ni ugufata imbaraga tugakora, tukiyemeza, kuko nta kizongera kuduca intege. Impamvu navugaga rero niyo ntego yagezweho ntanagiye ndeba buri gikorwa, ni uko umupfakazi aho hantu yarahavuye, aremera, afata ingamba, afata imbaraga, rwa rugendo ararutangira, ararugenda ku buryo twashaka ko umupfakazi yisanga mu bandi banyarwanda ari kumwe nabo, atasigaye hasi. Ahasigaye buri wese akamenya afite uko hari wishoboye cyane, hari uwishoboye gahoro, hari uwahuye n'ibindi bibazo, ariko byibura hantu barahavuye abapfakazi baraza bajya ku rwego rumwe n'abandi banyarwanda, bakomeza urugendo rwo kwiyubaka no kubaka igihugu. Murakoze cyane. Ugereranyije se ubu mu muryango wanyu wa Vega Agahozo mufitemo abantu bangana iki? Umubare ugereranyije nk'abangana? Abanyamuryango ubu bagiye bagabanuka, ubu ni nk'ibihumbi 19 birengaho gato. Abo umuntu yakwita abanyamuryango ni ukuvuga iki? Abanyamuryango ni ukuvuga ngo urumva nakubwiye ko Abega ni umuryango w'abapfakazi. Yes. Ni ukuvuga ngo abapfakazi bose ba jenoside bashatse kwiyegeranya, kuko bose ntabwo bashatse kujya hamwe n'abandi. Hariho abamubise yenda bitana, ariko nibo bake. Abo bose n'abanyamuryango. Abapfakazi bashatse kuza kwifatanya n'abandi icyo gihe binagitangira, kugira ngo bafatanye byose, bahana ibitekerezo, bakorere hamwe muri urwo rugendo bari batangiye. Nibo rero twita abanyamuryango ba Vega n'abapfakazi ba jenoside muri rusange. Yego. None se nk'abantu tugiye kwita aba operateur cyangwa operatrice babafasha, babatera inkunga, ntibashaka kuba abamemba ariko batarimo bamufasha? Yego, ubundi umuryango buriya ugira amategeko. Mu mategeko rero biteganyijwe ko abantu hari abanyamuryango nyakuri, bita nyakuri b'abanyamuryango babajyanye n'icyo kintu n'icy'umuryango washingiwe, banashinze umuryango bakaba ari abanyamuryango. Birashoboka ko haba n'abandi banyamuryango nk'ubu ngubu tuvuza Vega ko ari umuryango w'abapfakazi ba jenoside. Abanyamuryango nyakuri ni abapfakazi ba jenoside, ariko hari n'abandi banyamuryango batari abapfakazi bashobora kuba abanyamuryango, abo bita abashyigikiye umuryango, abasempatiza mu gifaransa. Ushobora kuba uri umuntu ushyigikiye umuryango, uwukunda, wumva ushaka kubana n'abanyamuryango ngo bafashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubahe ibitekerezo, ubegere. Icyo gihe urabisaba nawe ukemererwa ukaba umunyamuryango. Hakaba n'abandi b'icyubahiro. W'icyubahiro rero we ntabwo abisaba, arabihabwa. Urabireba ukavuga uti uyu muntu ahubwo nimwe mubimusaba, mwareba ko akwiye kuba icyubahiro cy'umuryango wanyu, mukamusaba muti se mwatubera umunyamuryango w'icyubahiro. Nk'ubu dufite umunyamuryango w'icyubahiro, Madame First Lady, Madame Jeannette Kagame, yabaye hafi abapfakazi cyane, yatubaye hafi umuryango ugishingwa, tubwira ati muhumure bapfakazi, turi hano, igihugu kirahari. Niwe rero umunyamuryango w'icyubahiro tunagira wenyine. Aho naciye hose nk'uko mubizi, naciye mu mpinga zimwe zose no mu midugudu batuyemo ababyeyi. Nkunda kubivuga iteka rya abakozi mugana nabo, iteka bamuntumaho ababyeyi bose baza bakamfata amapataro n'amashati, tubabarire rwose. Niba ugiye i Kigali turabizi ko uzahura na First Lady, simpakanira, ariko navuga ngo narababeshye, ntabwo nahurira nawe, amahirwe ntabwo nayagize, ariko ntabwo mutaramumenye, kuko barabizi ko ari mama wabo, bamwita mama wabo. Baramukunda bya bindi birenze bishaka kwirasa. Bakamuntu bati we bazi ko ngo ntabwo ubona wenda ko perezida we ntamugeraho, kandi ntabwo babeshya niba sinamugeraho. Ariko barambwira ati abo bantu iyo batahaba ntabwo tuzaho tuba turi twebwe munsi. None nawe wari ubigarutseho koko, nibyo niwe w'icyubahiro cy'ikirenga muri ibyo bikora umukora aha. Ubwo rero abanyamuryango twumvise icyo bivuga. Noneho abantu baba muri ariya mazu ari mu mpinga zima, ari muri iriya midugudu nabonye yubatswe mbere, bo ugeni nk'abangahe ubwabo, abo mbese abahaba bafashirizwamo? Ibihumbi 19 abanyamuryango bose. Muri abo banyamuryango rero, muri bya bikorwa nakubwiye byo gufasha abantu mu mibereho, hari abubakiwe amazu rugikubita, hari abari mu midugudu. Noneho ubwo nabari bakeneye amazu, hari abubakiwe mu midugudu, hari abubakiwe mu masambu yabo,
hari abasaniweho inzu zari zasenyutse ariko zitaguye hasi neza bagifite ibibanza. Ni imirimo yakozwe icyo gihe kugira ngo bongere babone icumbi. Abo ni benshi rero rwose, ubu nta nubwo nakubwira imibare nzi ko twubatse amazu 3,000 muri rusange, ariko abatuyemo ubu ngubu barangana nyine nayo mazu, ariko nyuma byagiye binahinduka abandi bakiyubakira n'andi. Hari n'abanyamuryango bandi bagumye mu mazu yabo batasenywe cyangwa se bari bafite ubushobozi bakongera bakiyubakira. Abo babonye mu midugudu rero nabo bakiwe mu midugudu, hari abakiwe mu masambu yabo ubwo ntiwababonye. Hari n'abandi bagiye biyubakira mu kwifasha, hari n'abo Farije yagiye yubakira. Iriya midugudu wabonye ni ya Vega gusa, hari n'indi yagiye yubakwa na Farije, nayo irahari myinshi mu gihugu. Irahari, ni benshi rero bari mu midugudu. Abandi rero wabonye mu mpinga nzima, amazu twita ingo twita impinga nzima, nabigereranya n'ibyo twita n'amasanzu y'amasaziro muri make, nka za maison de retraite mu rurimi rw'amahanga mu Gifaransa. Bariya rero bo abo n'abanyamuryango ba Vega batangiye rwa rugendo nkuko navugaga, bariyubaka n'abanyamuryango ba Vega. Umuryango jenoside ikirangira hari abarokotse mu buryo bari mu buryo butandukanye. Hari umupfakazi warokotse afite abana be, cyangwa se niba yari afite 5 hapfuye 2 hagasigara 3. Hari abarokotse nta kintu na kimwe bafite. Hari abarokotse bapfurije abagabo n'abana bose, abo twita tubita incike mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Incike ni umuntu wabyaye abana be bose bagapfa. Abo rero bariyemeje nabo, nubwo bari bafite agahinda gakomeye tutagereranya n'abandi. Rwa rugendo navuga ngo twatangiye tuvuga ngo buri muntu wese niyihangane akora uko ashoboye, atangira urugendo rwo kwiyubaka, ko nahunda ejo yakongera akanapfa nawe. Nabo bararutangiye n'abandi barihangana, baratwaza, barakora. Ariko igihe kigeze, buriya murabizi ko no mu Kinyarwanda umuntu agakora yagera ahantu imyaka yamuganza, amaze kugera mu myaka y'izabukuru ananiwe, abana bakaba bageze hejuru, akaba noneho akajya muri ndindamwana. Nk'igihe hari mbere habanza barabivuga ko habanza ndinda dawe, hagakurikiraho ndindamwana. Muri ndindamwana rero haje kugorana. Babandi bageze muri za mbaraga nkeya, nubwo bakomeje bagakora, babuze ndindamwana. Bwa bufasha bwose ari ubwa Vega ibaha, ari ubw'ubuyobozi bubaha, binyuze no muri Farije, ari nubwo n'izindi nkunga zaturuka ahandi, n'ibyo bari barubatse bananirwa noneho kubibamo. Kubera ararwaye, afite imyaka 70, aryamye aho, nta bufite umujyana kwa muganga, nta bufite umuzanira utuzi, nta kintu. Aho rero niho haje kuvamo, yenda ndabivuga nihuta ntaza kugutinza, niho Vega bigeze nko mu 2013 na 2013 yaje kubona ko muri kwa kundi yagenanaga n'abandi bapfakazi, bandi banyamuryango, hari abari gusubira inyuma, hari abatagishoboye rwa rugendo, bitewe nuko nyine za mbaraga zacitse, ibyari byarubatswe badashoboye kubibamo. Niho rero haje kuvuka igitekerezo cyo kwibaza twakora iki, abantu twabakorera iki, ko ibintu byose bihari, inzira hari, Farije atanga inkunga y'ingoboka, akarere kabari hafi, inzira irasaza bakayisana, afite inkagira inka yarayimuhaye, none umuntu nta kintu ashoboye gukora, turabigenza duti. Haza kuvamo rero igitekerezo cy'uko bakubakirwa amazu amwe, hamwe bakajya mu mazu amwe, bakabana noneho bakitabwaho buri kintu ku kindi. Mu 2013 2013 ni naho byagaragaye. Twajya tujya gusura abanyamuryango bamwe tugasanga baheze mu nzu, twagira ikintu tureba tugasanga umuntu noneho bitangira kuvuga ni ikibazo cyari kivutse gishya twari tubonye. Nibwo rero twagiye bwa buvugizi turabyegeranya, dusura n'abandi dusanga ni benshi, dukora ubuvugizi rero, tangira gukora ubuvugizi mu buyobozi, ku nshuti, ku bantu dusanzwe dukorana b'abafatanyabikorwa. Buriya rero impamvu bari ababyeyi nihongeye no kukubwira, impamvu bari ababyeyi banakubwira bati First Lady ni umubyeyi wacu mudusuhuriza, wabonye wese niwe wa mbere wavuze ati iki kibazo ngiye kukigira icyanjye. Aba babyeyi kuko twagaragazaga ko icyo gitekerezo ari ukubaka amazu, aya mazu ngiye kuyubaka, tugiye kuyubaka binyuze mu muryango akuriye, ni umuyobozi w'ikirenga wawo witwa Unity Club Intwara Rumuri, yenda murawuzi. Binyuze aho ngaho mu mwaka umwe gusa inzu zari zitangiye kubakwa. Hatangiye hubakwa inzu ntoya
urumva burya igitekerezo cyiza abantu bashaka n'ikintu cyihuta Yes, yeah. bagira ngo batabara ababyeyi bari bameze nabi. Hubakwa inzu ya mbere mu karere ka Kamonyi dushyiramo ababyeyi 8 ku ikubitiro, zahise zubakwa buri mwaka. Haba hakurikiyeho indi mu karere ka Kayonza, igiyemo abandi babyeyi 8, hakurikiraho indi mu karere ka Rulindo, ziba zigiye Huye ari 2, gutyo harimo ababyeyi bake. Ariko tuza kubona ko ubwo buryo butazakemura ikibazo. Ababyeyi ni benshi, inzu haragenda hubakwa inzu ntoya, hakajyamo ababyeyi bakeya, abandi bugasigara babikeneye ni benshi. Muri kwa kubaka inzu ntoya havuyemo n'igitekerezo cyo kubaka inzu nini. Noneho ariko wakubaka inzu nini, urugo runini rukajyamo ababyeyi benshi, kandi noneho no kubitaho ntidutatanye imbaraga ngo bamwe bajye Kayonza abandi bajye ku Kamonyi abandi bajye Rulindo, ariko ababyeyi benshi bagahurira mu rugo rumwe bakitabwaho ku buryo noneho bworoshye kandi bugenda neza. Nibwo rero hahise hubakwa inzu urugo runini i Huye, iruhande rwa za zindi zari zubatswe intoya, rujyamo ababyeyi rwubaka urugo rwakira ababyeyi 100, rwiza rwakira ababyeyi 100. Ubwo ababyeyi twahise tubakira ruhita rwuzura. Urumva bari bahari benshi hanze. Hakurikiraho bati dukomeze twubake Unity Club yubaka urundi i Rusizi rw'ababyeyi 50, naho ubwo warahasuye warababonye. Farije yubaka urundi Nyanza rw'ababyeyi 20, naho urahabona. Irongera yubaka urundi rw'Ubugesera rwiza cyane tugira uko rusa, ababyeyi 80. Izo ngo zose kandi zirimo ababyeyi. Ubwo urumva ariko mu gihe twubakagamo no mu gihe twari twatangiye kubona ikibazo habaye nibarura, tujya mu gihugu hose tureba ababyeyi bafite ibyo bibazo. Turabanza tureba ababyeyi bose b'incike batagira abana, turabarura bagera muri 960 mu Rwanda hose. Ubu imibare yabo irahari n'amaliste yabo n'ukuntu babayeho. Noneho abajya rero muri ziriya nzu bava muri uyu mibare ya 900 hajyamo bameze bati, hajyamo umubyeyi ufite byibura mu myaka 65, nyine udafite umwana n'umwe, udafite n'umwitaho. Ushaka ko ufite iyo myaka, ufite waragize imana ukabona abantu muri famiye bakwitaho, ukaguma muri famiye. Nuko rero dukorana n'ubuyobozi bw'akarere, tugakora tukamureba, noneho akazaza akajya mu rugo. Ababyeyi rero bari ababyeyi bari hariya, nta nubwo bakitwa incike. Shinzi nibuza wageze nibuza akazina bakubwiye. Bambwiye ko bitwa Intwaza. Intwaza rero buriya bagiyemo bitwa incike. Umunsi umwe ndumva ari First Lady ataha ruriya rugo runini rw'ababyeyi 100 rwihuye, yaravuze ati babyeyi bacu mwaratwaje kugiye bamugeze muri iyi myaka. Ubwo ni mu 2017 2018 gutyo. Ku imyaka yose mumaze mwarihanganye mwarakoze ko mushoboye muri Intwaza. Muri Intwaza ndifuza ko mudakwiye kwitwa incike, kandi igihugu mufite abana. Igihugu nibo abana banyu ni igihugu, twese turi abana banyu, ntabwo mukiri incike muri Intwaza. Ubwo rero ni izina ryiza yabashakiye, ni kuri wabonye babayeho barishimye, nta kintu babuze usibye kutagarura abana babo birumvikana, ariko icyo abana babo bakabaye babaha, icyo umuryango wabo wakabaye baha cyose baragifite, baravuzwa, baritayeho, barabibonye. Kandi kubita Intwaza ni izina ribabereye kuko ari Intwaza. Intwaza baratwaje birengeje. N'amazu batuyemo yitwa Impinga Nzima, naryo ni izina ryiza. Impinga Nzima niko ari amazu twayise, kuko Impinga Nzima ni ijambo ry'Ikinyarwanda. Impinga Nzima ni ahantu uruhukira wari urushye. Nibyo. Ubwo mboneyeho uvuze iti ni ahantu uruhukira wari urushye. Ndaboneraho ko kubaza ikibazo cyatumye mfata ntangira muri urugendo. Hari umuntu tubana muri Canada witwa Philippe Wasahose, yahimbye ikintu cyitwa Igicumbi, akita ngo niho abacitse ku icumu bazajya baruhukira. Mbyibukijwe n'iryo jambo warukoresheje. Iyo wumva umuntu nk'uwo mpereye kuri ibyo dusobanuriye byose, agatinyuka gakoresha iryo jambo ngo Igicumbi kiri kuri YouTube, ngo niho abantu bacitse ku icumu bazajya bagira ngo bakaharuhukira. None rero barambwira uti igituma twahise Impinga Nzima nuko ari ahantu bagera kuko bakumva umutima usubiye mu gitereko. Ndagira ngo ugire icyo message uha abantu uhereye ku byo wabuvuze n'uwo muntu mubwiye wenda biri kuri YouTube nta batabibona. Ndagira ngo ugire icyo mutubwiyeho. Ibyo avuga twarabyumvise nawe twaramubonye, turamubona mu binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga.
ngira ngo ntazi ibyo avuga cyangwa arijijisha, arabizi ariko arabizi kuko iby'iki gihugu arabikurikira, hari ndumva bari nawe yaracitse ku icumu, azi urugendo abacitse ku icumu bakoze, azi urugendo iki gihugu cyubatse, azi ibyo igihugu cyubatse. Buriya icyo navuga nuko ari kwijijisha. Buri muntu wijijisha rero arijijisha akanajijisha n'abandi, arabanza akijijisha, noneho ibyo yijijishemo akabibwira abandi, akabanza akajijisha abandi. Iyo uvuga rero ngo umuntu arijijisha cyangwa arajijisha abandi, ni ukuvuga ngo ibyo avuga ntabwo biba ari ukuri, nyine nibyo kujijisha nyine. Afite ibyo agamije byo kugira ngo asenye ibyagezweho, apfobye iby'igihugu cyagezeho. Ariko icyo navuga ni uko nyine ntawe ukwiye kwemera ibyo avuga, kuko iki gihugu nta muntu utazi uko cyiyubatse nyuma ya jenoside, cyane cyane kuko ndi kuvugira yenda bacitse ku icumu, ari nabo abavuga cyane ngo bacitse ku icumu bazajya kuruhukira mu Gicumbi. Biranashekeje rero, bazajya kuruhukira kuri YouTube wa mugani. Birashekeje, umuntu yabiseka akabitesha agaciro kuko nta kintu biba bivuze. Twe turabizi twanabihamya, tuzi ko iki gihugu aho cyatuvanye kibanza guhagarika jenoside, ibyo byari ibintu bikomeye. Hanyuma na nyuma ya jenoside ukuntu igihugu cyafashije abacitse ku icumu kwiyubaka, tukagera aho twumva turi kumwe n'abandi banyarwanda, kidufasha kwiyubaka, gusubirana ibyo tutari dufite, usibye abantu bapfuye ibyo nibo batagaruka. Ariko ibindi ubu ngubu tumeze neza, abacitse ku icumu leta yarabafashije, cyane cyane binyuze mu kigega FARG. Noneho yenda FARG iduha ibintu, iduha ubuvuzi, igaha abantu inkunga y'ingoboka ngo babone uko babaho, ikabubakira amazu, igashyira abana mu mashuri. Ariko leta yo yanaduhaye n'ikindi kirenze, umutekano n'amahoro. No kumva noneho turi mu gihugu, nta gihugu twagiraga. Urabizi ko nta gihugu twagiraga? Urabizi kuko iyo ufite ibyo, ufite umutekano, ufite umuntu ukumva uguha agaciro, ukubwira uti humura, nta muntu uzongera kugutesha agaciro, nta kizongera kubura. Nicyo cyangombwa. Ibindi kandi nabyo ikagufasha no kubaka n'ibintu, noneho nawe ukifasha nawe ukubaka ibindi, ufite amahoro n'umutekano. Ntagereranywa rero iby'igihugu cyatugejejeho, cyafashije abacitse ku icumu. Ubivuga nta nubwo nabona n'ijambo ryo kumubwira ngo usinzi. Nagize n'amahirwe niko nabyita, ibyo uvuga n'umubyeyi umubyara niko yambwiye, kuko naragiye nagize amahirwe yo guhura na mama we ubyara Philippe Abasahose. Nawe nicyo kibazo nkubajije narakimubajije, uretse ko atarazi nuko ntabwo yarazi ko mvuga ari umuhungu we. Ariko nabajije nti se ko yaramaze kunyemerera ati ahandi naho bakiwe na leta y'u Rwanda, iyi nkubona mfite muri ibi biraro niboze impaye, mfite inkunga y'ingoboka mbona buri munsi, abana banjye bariga kuko barabarihira amashuri. Ati rero umuntu uvuga ayo magambo ati ntazi ibyo avuga. Ubu kandi yavuga n'umuhungu, uretse ko atarazi uko ari undi mu kuvuga. Ntugire ngo rero niwo ubivuze utyo wenyine, na nyina umubyara nuko abivuga. Ntabwo ari icyo kibazo wenda narangirizaho iyo message, ariko numvaga nibaza ko nkawe uyizi neza, uzi ibyo byose, inzira yose batubwiye mwaciyemo n'inzira ndende. Ubu hashize imyaka 28 genocide ibaye yakorewe Abatutsi. Mvuga hari ijambo rikoreshwa mu gihe cyo kwibuka, bavuga ngo tujye twibuka ariko twiyubaka. Iyo umuntu ari hanze abyumva iryo jambo turikoresha, ntabwo yumva icyo rivuga. Nanjye ubwanjye sinajyaga ryumva, ariko iyo uri aha ngaha wumva impamvu bongeyeho kwibuka ariko ubu niyubaka. Aho hose nagiye nca mu ntenganzima, mu midugudu yubatswe na FARG kera, ibi nkareba amalaboratwari, na hano hari laboratwari narayisuye, ukareba ibyo byose ukuntu byakozwe mu gihe gito, kuko imyaka 20 ni igihe gito. Ntabwo ari ibintu byumvikana ukuntu igihugu cyacu n'abikoro yacu tuzi, niho wumva ijambo kwiyubaka icyo rivuga. Kuko kwiyubaka si amafaranga gusa, ukurikije ibyo tubona aha, kwiyubaka bituruka mu mutwe w'umuntu. Nta wari uzi ko u Rwanda tuzi twese twabayemo, wenda bangana nanjye, rwa burungu turebesha amaso uyu munsi ntabwo bikunda, cyane cyane haraciyemo genocide nk'iriya. None muri rusange ndagira ngo gusabe umpere message aho nayo turangirizaho urubyiruko ruri hanze.
hanze hari urubyiruko runini wenda ndavuga urwo muri Canada kuko niho mba ndahatinze ndabaza benshi ko bangana abenshi muri bo nabo basizwe iheruheru n'iyo jenoside abenshi bagiye mu mahanga ari bato iyo bateze amatwi rero umuntu nk'uwo basohoke kuko wowe hari abagiye bataragaruka na rimwe mu myaka 20 n'ingahe abana nk'abo nawe kuri umubyeyi urumva waha message ye nk'umubyeyi cyane cyane kuri ikigo nk'iki urumva wabwira uti YouTube mureba umujye muyifata muti urumva wabagiriye inama muri izo nzira inama nabagira no kubabwira ngo bashyire mu gaciro bo kwijijisha bo kwemera babajijisha na mbere yuko bajya hanze ngira ngo ntabagiye hanze ari uruhinja bagiye hanze bakuze bazi kureba bamaze kureba ngira ngo benshi banagiye hanze bamaze no kwiga hari n'abagiye bakiri bato bakiri muri za secondaire primaire gutyo ibyo aribyo byose hari aho ntabwo ari uruhinja rutazi umwana w'uruhinja umujyanye ntabwo yamenya naho yavuye nashaka kuvuga ko bagiye bazi icyatsi n'ururu bazi hari abagiye yenda bari muri secondaire abajyanywe n'abana n'ababyeyi babo mu mugongo bo yenda ntacyo nabavugaho bo bazi ibyo ababyeyi babo bababwira ariko nabo nibakura bajye bamenya iby'igihugu cyabo bamenye amakuru bashakisha hari abagiye rero bakuze bazi ubwenge abandi nabo babi cyane cyane abagiye bakuze nagira ngo mbabwire ko barabizi ko iki gihugu cyabaye ko igihugu abahagaritse jenoside igihugu kikongera kikagaruka mu mahoro kikagira impagarike kikongera kikaba igihugu cyari cyarangiye kitakiri igihugu bamwe leta ikabafasha abandi n'ibitanabafasha bifasha imiryango yabo iri hano barabizi iby'igihugu gikora bikwemera kujijishwa rero no kujijwa ababashuka babayobya ngo baha imirindi abashaka kongera gusenya igihugu no kukinga umugambi wo kwangisha leta abo bantu bose bari hanze batazi ukuri ko mu Rwanda no gupfobya jenoside nabyo biba birimo kuko bamenye ko igihugu ni igihugu bari hara mu mahanga ariko igihugu ni igihugu cyabo bo gusebya igihugu cyabo kandi bamenye ukuri bamenye iby'igihugu cyabamariye nicyo gishobora kuzongera kubamarira ni igihugu cyabo ntabwo waba wicaye ahantu mu mahanga ngo wumve ngo uricaye utangire wibagirwe naho wavuye n'igihugu cyakubyaye n'igihugu cyakureze barebe bakurikize ukuri kandi bazanemo ikintu gukunda igihugu cyabo kuko buriya bariho baranga igihugu kwanga rero igihugu cyakubyaye ni nko kwiyanga bagaruke rero barebe bashyire mu kuri bamwe ikimbabaza nuko bamwe babikora banabizi ko bashyigikira abantu bazi ko babeshye bafite yenda bafite izindi nyungu bafitemo izo nyungu bafitemo z'aka kanya rero bigurisha igihugu ni nko kugurisha igihugu cyabo ni icyabo nuko babigenza kose uko byagenda kose ni igihugu cyabo n'abanyarwanda niba barafashe n'ubundi bwene gihugu ariko bakomoka mu Rwanda barebere iby'igihugu cyakoze barebe aho cyavuye nuko kiyubatse babishyigikire bo gukomeza kubisenya bo gukomeza gushyigikira abashaka gusenya iby'igihugu cyagezeho no kongera kugarura ingengabitekerezo ya jenoside kuko nibyo byazongera bigasubirwamo baba abantu bamenye igihugu cyabo baba abagabo bafatanye n'igihugu cyabo bo kujya gusenya ni ugufatanya n'abasenya mu by'ukuri nuko abo bari hanze nibo mbwira sinzi yenda niba ndi bubwire nabo mu gihugu abari hano bo rwose bakomeze urubyiruko rwacu none bameze neza bari hano mu gihugu ntibashukwe n'abariye bikomereze barebe ibyo turimo barabizi ibyo turiho twibaka abantu bavuye kuko urubyiruko rwarokotse rwo rurabizi ruzaho rwavuye wenda hari abarokotse ari bato ariko bagiye gukura basanga nta kintu bafite ariko bareba ukuntu igihugu cyabitayeho bagafashwa bagakura bakomeze rero bamenye ko ari igihango abarucitse ku icumu dufitanye n'igihugu kandi ruriya rubyiruko nirwo rugomba gukomeza icyo gihango kwibuka icyo gihango bagafatanya n'abandi kubaka iki gihugu bakarwanya umuntu wese ushobora kuzadusubiza muri jenoside kandi bakamagana bariya bagenzi babo bari hanze n'abatari bagenzi babo abantu bakuru bakarwana urwo rugamba kandi barafitiye imbaraga bazabishobora kugira ngo igihugu cyacu nabyo si byiza ntabwo ari byiza ngira ngo ibyiza ni ukugira wenda akantu kanyuma gato ni akantu wenda umuntu abaza wigiye mu bikorwa nk'ibigiye bigoye
kugeza ubu nakubajije ibyerekeranye na progress mwagiye mubona wabwite ni uzambere ya 80%. None se ko inzitizi zitabura imbogamizi hari zo muhora nazo mu mikorere muhora nayo ya buri munsi? Imbogamizi zo buri gihe ibintu byose umuntu akora ntabwo biba umunyarwanda ajya avuga ngo nta byera ngo de niko mu Banyarwanda bavuze, ntabwo bijya bibaho nta byera ngo de. Murakora mukaba mufite uko mukora ariko hari iteka ibintu byongera ku hari bitagenda biba 100% nko mwabyifuzaga, cyangwa se byaba n'100% bikongera bigasubira inyuma uko iminsi igenda niko haza n'ibindi bintu. Twarakoze rero ibintu nabinyuzemo yenda nihuta mu buryo bw'ubuvuzi, twubaka amavuriro, dushobora kuvura abantu, tuvura abandujwe sida, tuvura ihungabana n'uburikina nahari, dushobora kubakira abantu amacumbi, dushobora gushyira abana mu mashuri, n'abandi benshi twareze barakuze kuko abapfakazi bareraga babakarira n'abandi. Byinshi byagiye bigerwaho, twubaka izo nzu, tufatanya, tubona abaterankunga, dushobora gushyira abanyamuryango bacu muri ziriya ngo z'amasaziro, n'ubu ugiye agira ikibazo acitse intege aragenda ajyamo. Ariko nk'ubu ngubu nk'imbogamizi dufite hari bitagenda bikemuka neza cyangwa se bigasubira inyuma. Nk'ubwo twari twagiye tuzi ngo twubatse abantu, imyaka yagera abandi b'abakecuru b'intwaza bakaba bakeneye kujya muri ya mazu, imbogamizi ikaba yenda ivuyeho, tubonye abantu bubaka ingo z'amasaziro bakajyamo. Ariko hari n'abandi babyeyi batari incike bari mu ngo bashoboye kwiyubaka ariko bariho barasaza nabo bariho baracika intege, bigatuma noneho bisabwa ngo yitabweho kurushaho. Mu gihe bari bareretswe inzira n'umurongo bakawugenderamo, ukavuga uti bariya babaye bacutse, ubwo umuryango uba wongeye kugarura izindi nshingano zo gukomeza kongera kujya kwita kuri ba bantu noneho yari yaracukije, bariho biyubaka ubwabo. Ababyeyi barashaje, barakuze, uko bakura niko haza indwara zikomeye. Ubwo rero abanyamuryango benshi bakeneye kwitabwaho, twongeye gusa nk'abasubira hahandi bitabwagaho ku bwinshi nta kintu bafite, kandi noneho birasaba n'amikoro arenzeyo mufite. Arenzeyo dufite. Yego Imana tugira farije iracyahari, iradufasha, ariko natwe tuba tugomba kuba hafi tukamenya uko bimeze. Leta iracyahari iradufasha. Ihungabana byanze kurangira mu bantu, ihungabana riracyahari, turacyahanganye naryo. Rwose navuga ko yenda hari, ngira ngo hari nk'uko jenoside itazigera idushiramo, tubana nayo, niryo rihungabana dufite, nuko biracyari imbogamizi, biracyari ingorane, kuko turikoraho rikanga rikagaruka. Niko bimeze, nabibonye aho nanyuze hose, kandi hari abaganga, aba psychologist hose, ariko ni ukubana naryo. Yego, n'abari ababyeyi b'intwaza bazakomeza bagende baba benshi, bandi 100 nakubwiye, ubu ngo bari muri zirango z'impinganzima ni 226. Muri babandi 900 nakubwiye bazagenda bahora bagenda babakura bakenera kujyamo. Ariko turizera ko n'ubundi igisubizo kizakomeza kikagaragara, cyane ko nakubwiye ko First Lady yatubwiye ko binyuze muri Unity Club na Farije batubwiye ko icyo kibazo rwose ari icyabo, bazagikemura, bazagikora. Ubwo rero ni ibyo nyine abo babyeyi bagenda bakura, tukeneye kwitaho cyane ku buvuzi. N'ubuvuzi iyo umuntu yarwaye umurwayi aba ari bwitabweho no ku mibereho. N'ihungabana cyane riratuzonza, ariko tugerageza kurikoraho uko dushoboye. Nk'ubu dufite abajyanama ku ihungabana muri buri karere dufatanyije na Farije, ikabishyira umuntu muri buri karere kajya yita ku bacitse ku icumu, ariko baragerageza. Ariko n'ubundi nubwo rihari bahanganye naryo, ariko riracyahari, dukomeza guhangana naryo. Madame Valerie, ndagushimye, ndagira ngo rwose ngushimire by'umwihariko. Bakunzi ba Rwanda Canada News, nkuko nabibabwiye, urugendo twatangiye tururangije uyu munsi rwo muri Avega n'ibikorwa byayo, ariko ntabwo tuhagaritse ibyo dukora, ahubwo iyo chapitre niyo turangije ubu, tukazatangira indi muri iyi minsi mukazayibona. Nongeye kubibutsa ko amakuru muyabona mujye mugira subscribe kandi muyasharinge n'abandi. Naha turangirije urugendo rwo muri Avega, nkabashimye barukurikiye mwese, ababikunze namwe mbifurije amahoro, mukomeze ubuzima bwiza. Murakoze cyane.